ntaba mwiza ndi mwiza cyane. Tracy uri mwiza? I'm beautiful. Yo. Naramukunze cyane ariko nanubu ndacyamukunda. Urasara koko? Cyane hahandi mukenera. Namubura no kuri telefone namubura. Umva umutima urandiye nkibaza se ameze neza sinshobore kuba naryama basi tavuganye kubera iki wowe iwawe udashobora kwicara muri saro ngo wambare agakanzu kagufiya cyangwa agakora ushyira agasengere ubunuze umugabo waze gusanga wisize ka makeup wamininye ukeye umeze neza mugendane na viziyo mugendane n'ibigezweho cya kintu uzigikurura umugabo wawe uzaba ari cyo ukora. Nimba umugabo wakururwa no kubona umukobwa yambaye akamini urumva yisize fresheri ari kugenda azunguza ikibuno nushaka uzabe nta kibuno ufite. Kubera ko nkunda gusomana ndabikunda cyane. Biraryoha gusomana biraryoshye cyane biraryoha. Yes, nizere ko mumeze neza kandi nizere ko ubuzima bwanyu buhagaze neza. Reka nangire mbasuhuza mbaha ikaze mwe mwese mukomeza gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV. Nari mbakumbuye kandi nanjye mwarimu nkumbuye abenshi. Unkunda ndagukunda, unyanga ndagukunda. Next day uzakwanga uzamukunde, uzagukunda kandi uzamukunde. Umwara kwanga Imana ikagukubira inshuti igihumbi. Niyo gahunda. Iyi ni Yawe TV, ngewe ndi Emi Nyawe. Nimba wabyutse bikemera ukagenda bigakunda, shima Imana kandi uvuge ngo Mana wakoze. Ndimo ndatereka icyano. Ndi kumwe rero n'umuntu. Mbere yuko muvuga, reka mbanze mvuge ngo mwiriwe. Mwiriwe neza. Umeze neza? Ego turashima Imana. Urakomeye? Ndakomeye cyane. Yes, ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane. Reka nsabe kameramani neza yitonze amubereke ubundi twikomereze ikiganiro cyacu uko kimeze. Uyu mukobwa ni umukobwa, ni wa mukobwa w'umuboss, ni wa mukobwa w'umukire, ni wa mukobwa ufite amafaranga urusha Kate, akarusha Shadiba, akarusha nande ni benshi arusha amafaranga. Bamwita Tracy umeze neza? Ameze neza cyane. Ako se nta kivuga ufite? Ni ibisanzwe ngiye nivuga bisanzwe. Amazina yanjye nitwa Umutoni Jojo Tracy. Allo? Umutoni Jojo Tracy ni nayo nkoresha kuri Instagram. Ntago wagiye tutakavuze. Yes, witwa Umutoni Jojo Tracy. Tracy umeze ute? Ça va? Ariko uri beauty? Merci. Umeze neza? Uraryoshye? Ndaryoshye. Ndashima Imana meze neza nawe. Nyine uraryoshye. Ndaryoshye nyine kuko meze neza. Nawe urabizi? Ndabizi. Ujya wicara ukitekereza ukavuga ati ko Tracy meze neza ndaryoshye tu. Nyine meze neza umuntu ameze neza. Nta kintu yabuze yariye yahaze yanyweye yameze neza abaryoshye abaryoshye. Yes, Tracy uri umukobwa mwiza ariko umaze iminsi ucicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye uvuga ati Kate na Shadibu mbarusha amafaranga. Nibyo cyangwa barakubeshyeye? Hari ukuntu umuntu aba ari kuganira n'undi bari gukora interview ariko muri editing hari ukuntu namwe mujya mukora amakosa, hari ukuntu mujya muduhemukira buriya. Nkaba nakubwira story ukimeze ukagira ibyuca urumva ariko ukagira ikintu ufata ukagihuza n'ikindi kandi atari ko navuze. Ntago ari byiza barambeshye ngiye ntabwo navuze ko Shadibu murusha amafaranga. Shadibu uriya mukobwa uriya mama ni umumama. N'umumama Shadibu n'umumama. Mama ufite amafaranga njyewe naramutinya ejo bundi hari cheque nabonye yasinye. Hari benshi bagiye bavuga ngo Shadibu ngo ni umuntu ngo udafite mu mutwe ntabwo azi ubwenge. Shadibu ni umuntu uciriritse ariko ntago bazi Shadibu ubwenge afite. Shadibu azi ubwenge. Asubundi ni igiki kiranga umuntu ufite ubwenge? Nari ntararangiza kuvuga urumva impamvu nari ntarasoza. Njyewe ubwenge bwa Shadibu ubundi umuntu uzi kwibeshaho
akabaho neza aba ahantu heza arya neza azi gushaka amafaranga uwo muntu aba ari umunyabwenge wa mbere ukomeye yego Shadibu ni umuhanga uriya mukecuru arakazi umva ngenda ndakubaha wibeshejeho wirwanyeho ahubwo benshi bakugendereho kuko urakazi uzi ubwenge ahubwo burenze bwa benshi n'abavuga ko utazi ubwenge ubarusha ubwenge n'ahantu bahuriye nawe uriya mukecuru arakazi yes Kate we noneho ko nawe wamugarutse ukavuga ngo nawe umurusha ibiceri sure ariko I don't remember nago byunise mvuga ko musha amafaranga navuze ko Kate ari umukobwa mwiza wibashye ati Kate umurusha ibiceri Shadibu buremeka kurusha amafaranga ubu noneho wowe uhagaze ku rundi ruhande hagati ya Kate na Shadibu ubu hagati ya Kate na Shadibu ubona noneho harundi arinde urusha undi amafaranga hagati y'abari bombi Shamabona Shadibu akazi Shadibu afite amafaranga irega afite amafaranga uriya n'umunyabwenge ukomeye cyane mu bwenge afite amafaranga utanabasha kuba ese ubundi nakubaje ni igiki kiranga umuntu ufite ubwenge ikintu kiranga umuntu ufite ubwenge ibikorwa bye imitekerereze yiwe n'imivugire burya hari ukuntu uganira n'umuntu ukabona ko uwo muntu afite ubwenge wowe iyo witekereje ubona ufite ubwenge bungana gute bwaguha amafaranga utayaguha ubwenge bwanjye ngiye mfite bwambeshaho urumva ubwenge mfite nabukoresha nirwanaho ndwanira umuryango wanjye kutabura icyo nifuza guharanira gukora nyine icyo nifuje cyose nkakibona kandi nkakigeraho ubwenge mfite ntabwo bwatuma nicwa n'inzara cyangwa mbura icyo nkeneye yes naguhamagaye kuko muri no Miss Abastari murimo murarwandira ikintu cyitwa diaspora yabaye diaspora uyu munsi umusore arashaka umukobwa bakajya mu mago yakumva ka diaspora hafi aho ngaho agahita avuga ati kabisa birarangiye kubera iki cyane cyane biri kuba mu bastari uzi impamvu aba diaspora baba bafite amafaranga ikindi diaspora yagukunze sheri hehe n'ubukene uhita uvuga ati ubungubu baba we nuko nyine ubukunze diaspora cyangwa ubukunze y'amafaranga ya wa mu diaspora biterwa nyine n'imyemerere y'umuntu hari umuntu ukunda umuntu amukurikiyeho ibyo afite ariko hari n'undi ukunda umuntu amukunze nka wenyine ubu ni ukuvuga ngo uyu munsi ushobora gukora ubukwe ejo wakumva mu diaspora yahamagaye ukavuga ati ndigendere no impamvu mvuze kuriya ni uko njyewe inshuti zanjye abo tuhura uko tuganira mbyumva n'ibiriya nyine ariko ku giti cyanjye ngukunze mba nkunze wowe ntabwo mba nkunze ko ufite amafaranga cyangwa uba mu nzu nziza mba nkunze wowe n'umutima wawe cyangwa sinagukunda ngo nukuri mwize ngo nukuri nkunze wowe nyine turabanye nk'umugabo wanjye narabyemeye nkicara mu rugo nyine rwanjye nk'umumama nk'umugore w'umugabo nkatuza nta wundi ushobora kuza ngave hanze ngaze nteteshe amafaranga n'ibiki kandi mfite uwo nkunda arasa wamukunze utazi ko ibyo bicera bifite sorry wakunze uwo mujama utazi ko ibyo bicera bifite ese Tracy wakunda umusore nta kintu na kimwe afite ukurikije uko uvuga ngo Tracy ndi mwiza Tracy nambara neza Tracy imyenda nambara irampenda nkeneye kubaho neza wakunda umujama nta kintu afite reka nkubwize ukuri kwanjye njyewe ngira urukundo pe kuko ayo sure nararezwe urasharinga muri make nararezwe ntabwo nsharinga man biriya bintu biriya bya share ni ibiki oya bandutse bize byo turabivugayo ufite urukundo niho wari ugeze mfite urukundo sibyo yego nkunda umuntu uko ari ntabwo nkunda ibyo afite kuko ashobora kuba atunze uyu munsi ejo bigashira ibihe birahinduka bro nkunda umuntu nkurikira urukundo nkurikira umutima we ntabwo mba nkurikiranye
kashi twanafatanya tukazishaka amafaranga Imana iyo yaguhaye umugisha byose biraba kashi urazibona. Ariko Tracy reka tukubaze ngiye wenda nkubaze mu basore bagutrese bose abasore bose bagutrese we Tracy uravuga ubwawe wiyemerera ko uri umukobwa mwiza? Ndabyemera. Uri mwiza? Uri mwiza se? Ndi mwiza cyane. Urabyemera? Cyane. Erega na rimwe mu ishusho ry'Imana. Gute ntaba mwiza? Ndi mwiza cyane. Tracy uri mwiza? I'm beautiful. Yo. Umbwiye kuri mwiza mu basore bagutrese uyu munsi bakagutereta we nka Tracy. Umusore wagutrese akakuzengereza yari umusore umeze ute? Akanzengereza gute? Ukunda karuguha ukamusarira? Yo. Arahari. Ntabwo ari umunyarwanda. Gusa arahari tu. Byagenze gute Tracy? Warasaze? Imana yaraduhuje gusa naramukunze cyane ariko nanubu ndacyamukunda. Urasara koko? Cyane hahandi mukenera namubura no kuri telefone namubura umva umutima urandiye nkibaza se ameze neza sinshobore kuba naryama basi tavuganye niyo naba ntari kumwe nawe ariko basi nkamenya ko namamagaye kuri WhatsApp namubonye ko ameze neza kuvuga gutama numva ntuje ariko mubuze gato numva mise ndwara umutwe nkagura n'ibinini nkanywa nkumva ko nta muntu mfite nkumva ko hari ikintu ndi kubura kandi n'ubu ndacyamukunda I love you baby. Ndamukunda cyane n'ubu. Hita wiha titre y'iki kiganiro turi gukora. Ndasuza umukunzi wanjye kandi ndamukunda ndanamukumbuye aho ari mu gihugu cya Uganda. Ndamukunda cyane. Tracy umbwiye ko uri mwiza wavuze kuri mwiza ariko ntarava kuri icyo ngicyo cy'uko uri mwiza Tracy. Ubu muri iki gihe hari umusore ushobora kugusaza ukavuga ati nasara ku buryo niyo nta kintu yaba afite namukunda? Nabikubwiye urukundo rujya aho rushaka kandi ikintu wakunze uba ugomba kukirwanirira. Ngiye nagukunze ndakurwanirira ntabwo nshaka kukurekura sinshobora ndakurwanirira urumva uri umuntu nkunda ndakurwanirira cyane pfa kuba nzi ko unkunda byonyine kumenya ko unkunda sinshobora waba ufite amafaranga waba nta mafaranga ufite ndagukunda nta mpamvu yo gukunda umuntu ngo nukore amafaranga kandi iyo ukunda umuntu nyine uba waranamusariye. Ese Tracy urukundo ni iki? Urukundo ukuntu numva urukundo rero urukundo ni ikintu gihurirwamo n'abantu babiri mu bijyanye n'iki urukundo urukundo rurukwishi hari urukundo rwa famille inshuti abavandimwe urukundo love ni ikintu gihurirwamo n'abantu babiri batandukanye igitsina gore n'igitsina gabo hakabaho guhura kw'imitima yabo ika connectinga niko nabivuga urumva ukumva ko umwe akeneye undi n'undi akumva ko akeneye undi icyo hakahita havamo urukundo mugahita nyine mwakenerana mwese mugahita muhuza mugahita mukundana nyine niko mbyumva. Tracy uvuga indimi zingahe? Mvuga Ikinyarwanda cyonyine n'icyongereza. Okay none dusobanurire love mu cyongereza mu Kinyarwanda byakugoye? Oya nanjye no kubisobanura mu cyongereza byangora kubera ko ndi umunyarwandakazi nshaka kuvuga Icyongereza urumva nkakivuga ariko sinkivuge neza nyine nkuko umwongerezakazi wenda yakivuga niko nabivuga. Niyo mpamvu rero nirinze kuvuga gusobanura love mu cyongereza. Tracy wambwiye ko wavuze kuri mwiza
ni hehe uzi ko uri mwiza? Ni iki ku mubiri wawe kikubwira yuko uri mwiza nka Tracy? ikintu kituma kimbwira ko ndi mwiza nuko mfite ubumuntu muri njye. Abantu bose bagira ubumuntu. Ntabwo abantu bose tumeze kimwe. Mfite umutima ukunda, urumva? Mfite umutima mwiza, urumva? Ikindi ntago njya mbangama ku bantu wenda ngo umuntu ashoboye kumbwira ngo uri mubi, ntago numva umuntu yambwiye ngo uri umukobwa mubi. Bose barakubwira ngo uri keza. Umuntu duhuye tuganira ambwiye uri mwiza, uri umukobwa mwiza, ufite umutima mwiza. Icyo kintu rero nicyo gituma nanjye ushaka kumbaza ngo isuri mwiza nkavuga ngo ndi mwiza. Yeah, nicyo ngicyo. Uri mwiza. Ndi mwiza cyane. Yo. Ngo mu bakobwa 100 baba hano mu Rwanda beza wumva waza ku mwanya kangahe? Njyewe se nese urumva nakishyira inyuma. Nabo wa mbere. Naza ku mwanya wa mbere. Uri mwiza? Ndi mwiza cyane. Ko tagiye mu Miss. Biterwa n'icyo umuntu akunda. Yego. Nago nabonye ko yenda atari zo nzira zanjye, atari byo nifuje, hari ibindi nifuje bitandukanye no kujya mu Miss. Yes, Tracy. Hariya kwari kugira ngo bamenye Tracy wariwe. Twakomenye reka noneho mvuge ngo ubu nibwo tugiye gutangira interview yacu. Tukaba turi kwibwirana, wibwiye abantu uriwe, usobanuye ibya Kate, usobanuye ibya Shadebo, ibya Bruce Melody byo wabyinjiye mute? Bruce Melody? Ni muri cya gihe byari gucicikana ko Bruce Melody yavuze ngo Medina The Ben arabarenze. Ya, nari ndi gusobanura njyewe barabimbajije ndavuga ati Medina The Ben uko bameze kose uko mbazi ntago Bruce Melody abarenze. Urumva kuko bari abantu barabizi bazi kuririmba, twese turabizi, gusa na Bruce Melody araririmba pe tukishima nawe arabizi. Nasobanuye uburyo rero ntago barusha kuririmba. Burya no mu ishuri abaho umuntu wa mbere hakabaho wa kabiri no wa gatatu. Rero bashobora kuba bakurikirana ariko nago Bruce Melody abari imbere. Ubwo se ushaka kuzamukira kuri Bruce Melody? Siko wenda abantu bavuga ati kuri kuvuga Melody mu biganiro byawe uri gukora so gushaka kuzamukira kuri Bruce Melody? No, ntago gushaka kuzamukira kuri Bruce Melody kubera ko abanyamakuru muratubaza kandi niba umbajije ngenda gusubiza bitewe nuko ngiye numva ibintu nuko mbibona. Yarambajije ngo Bruce Melody na Meddy ubibona gute? Ngenda bati bose bazi kuririmba n'abahanga ariko ntago Bruce Melody arusha bari abasore. Urumva? Yego. Niko nasubije nuko hari utuntu twinshi umuntu ashaka kuvuga mukadukatinga sinzi impamvu I don't know byo mwamukurikije ugasanga ufashe ikindi ukagihuza gutyo ugasanga ntago ari byiza. Tracy wakundanye n'abahungu bangahe? Abangu twakundanye ntago umubare si bo nawumenyara kubera ko ngiye nakubwiye ko ngira urukundo kandi kuva niga muri primary 1 nari mfite umusheri twakundanaga. Urumva? Watangiye wowe ukiri gato. Njye natangiye gukundana nkiri gato. Watangiye umushinga muri makiri muto. Umushinga w'iki? Umushinga w'urukundo. Urukundo n'umushinga? Niba wari muri primaire mu wa mbere ufite sheri? Mu wa mbere nafite umusheri, gasheri twari duturanye. Nkakunda cyane urabizi hari ukuntu biga umwe akiga mu gitondo undi akiga nimugoroba. Ariko baradutandukanyije. Yitwaga Yannick. Yannick mama yari umuhungu mwiza wa Kayobe. Afite agashiki kitwa Cynthia. Noneho badutandukanyije. Hari undi mukobwa twari inshuti. Twari beza nje nabwo twari beza cyane. Yitwa Alice umwe ndagusubira. Urumva gusa natwe uwo twakundaga guhuza abantu. Niba nkukunze nawe gusanga nawe yamukunze. Alice ndamusohoje. Alice ndagusubira. Nimba warankunze nawe ahita nkunda. Yego. Nuko umuhungu
baba dutandukanyije nkajya niga mu gitondo bakiga nimugoroba. Naratashye ndarira, mama ambwira se mama umwana wanjye yobaye. Namubwira njyewe mwarimu yantandukanyije na Yannick azajya yiga ikigoroba njye nige mu gitondo. Ndarira mama se bitwaye. Mbwa njye ndamukunda. Ndarira nakubwiye ko ugomba kurwanira ikintu ukunda. Kuva kera njyewe narakundaga cyane. Mama aza ku ishuri aganiriza umwarimu abaye umwana wanjye. Gutya na gutya. Wahise ubona agasiko kajya uwo wanyuma. Urumva? Natsinzwe mu wa mbere. Urumva? Bigenda gutyo baraduhuza. Usibye ko tutakundanye. Yarangiye umuhungu yikundiye Alice. Yarangiye umuhungu yikundiye Alice. Ariko Alice kubera ko twari inshuti, we yaramwanze. Njye narakanyamahana Alice namurega urushisho. Namurega urushisho akaba ati Alice yaranasengaga yari umwana usenga na n'ubwo yacyasenga ubaha Imana cyane akavana amashaka kubabaza inshuti yanjye kandi Alice abahe Alice aba Nyanza mu Butansinda kandi turi inshuti nuko nyine Yannick tutatuba inshuti twese adufata nk'abasista nanjye rwa rukundo nyine bifite birangira ni n'ubwanirega bitabirangira baza kwimuka baragenda bivuge ko wiga primaire wari agashinze. No, ntago ari ubushinzi we. Shimufata ibintu ko bitari. None se kuguko. Jewe, nese wari uzi urukundo icyo ari cyo? Uzi ko n'abana bakuru, uzi ko umwana bafite urukundo. Urukundo rega rugira abantu bose. None se ntago uzi utwana two muri maternelle natwo dukundana. Natwo tubaho. Dufite udusheri. Mugahura, mukishima, mukirukankana. Urukundo rwacu. Urukundo rw'abana, mama. Ni sawa abana n'abamarayika. Usanga akubona agahita kwihisha undi akajya kumushaka gusanga bari rukankanye nuko nyine n'urwo rukundo. Ukunda Yannick to. Ndabizi mugiye kuvuga ngo nkunze Yannick mukunze. Ndabazi. Yannick n'umwana twiganye muri primary. Ariko natwe ntago twavuze ko wakunze Yannick mukunze. Kandi wanamukunda. Ndabazi. Ndabazi. Yes nuko nakubajije noneho abasore wakundanye nabo wenda ugereranyije umubare wabo. Ni nka 5. Kera ni nka 5 ko mbyumva. Yego 5. Bose mwararyamanye? Nese urukundo nukuryamana ariko bite byayo. Niba ukundanye n'umuntu ni ngwango muryamane. Wisheye. Akose narume ibintu bya bino nibiki muri kuza muvuga mu mbere y'itangazamakuru ukumva nta nisoni biguteye kuvuga ngo Kigali wisheya nasoni Kigali wisheya buriya ntago ari ibintu bizima. Urumva urukundo ntago rusangirwa. Erega reka nkubwire hari ukuntu abantu bibeshye. Yego waravuze ngo Kigali wisheya. Urumva bafite uburyo bo babyumvamo bafite buryo umuntu agira imyemerere ye. Ariko ntago ari byo. Ntago umugabo ashobora kujya kuba afite umugore babana nk'umugore we ngagenda ahure n'umukobwa amwifuze baryamane. Urumva ntagaruka bamukunze. Ahubwo nuko abakobwa hari ukuntu bagira kwishuka. Hari ukuntu tujya tugira kwishuka. Ukumva ko nimba uryamanye n'umuntu aragukunze. Umuntu muryamanye urabizi ko yubatse. Urumva afite umugore ni gute agukunda ntago agukunda ahubwo we yaje akemura ibibazo byo kubera ko burya abagabo baremanywe irari. Urumva niko bimeze. Urumva aba yagukunda abagabo kuntu baremwe ase ko numva kubivuga binaniye baremwanye irari. Urumva no kuvuga ngo uravuze ngo abagabo baremanywe ubushyuhe. Abagabo baremanywe ubushyuhe. Abakobwa urumva abakobwa kuntu tumeze mwaremanywe iki nyine urukundo. Mwaremanywe nyine nimba abagabo baremanywe ubushyuhe bivuze ngo mwe mwaremanywe twe twaremanywe urukundo kubera ko iwe umukobwa yagukunze nta wundi musore ushaka kuza ngamushuke.
kireka atagukunza kubeshya ariko yagukunze aba akeneye wewe wenyine ariko umuhungu niyo yaba afite umukobwa bakundana uwo mukobwa amwitaho kajana amukorera buri kimwe ashaka guhura n'undi mukobwa hanze uwo mukobwa agahita amukurura ariko nagaruka bamukunze yamukurura bakahita baryamana urumva gusa bafite namwe mugira mufite urukundo kuko iyo umukunze niho handi usanga wamushyize mu mago urumva wa undi muryamana ntumushyire mu mago urumva wowe umukeneyeho iki irari nirya rari mwaremanywe no kuvuga ngo abahungu twaremanywe ubushyuhe abakobwa muremanywa urukundo kuzimya twe twaremanywe urukundo abandi turemanywe irari mwaremanywe irari ubibonera he mbibonera nyine gutyo ariko reka nkubwire uzi ko ahantu isi igeze usanga umugabo akoze mariage umugore n'umugabo barabakingiye barasabye habayeho gukwa urumva azanye umugore umugeni waramucyuye mu nzu urumva mu gitondo agahamagara nk'umushuti we nk'umujama we kamubaza ngo ariko man ngo wampaye pasi urumva icyo kintu ngo wampaye pasi ngo nukuri ngo ndumva ngo numva nkeneye baby ukibaza se uwo mugabo ko yazanye umugore yarongoye akeneye kujya akeneye iyo baby ngayikoze iki kandi yarongoye afite umugore urumva icyo kintu hari uwigeze gutereta yarakoze ubukwe yego ngewe hari abantu bajya banereta hari umugabo wanterese ambuza amahoro pe ndabwa ngewe ntago ndi single I'm not single niko namubwiye urumva waramubeshyaga naramubwiye ati ngiye mfite umusheri dukunda mfite uwo nkunda nkabona siyo ariko namureba nkabona arakuze kuri Instagram niyo yabikoreye mitangira kuri Instagram ye ndeba amaposte ye ndebye mbona yambaye ari kumwe n'umugeni we bakoze mariage iminsi nk'ingahe niyishize wasanga bari yarifotozanyije n'abandi kintu nakoze no niwe barongoye niwe wazanye umugore bari barongoranye nakoze uturayike ku mafoto ye ari kumwe n'umugore we kugira ngo basi atuza abone ko basi nabonye ko ari umuntu w'umugabo wubatse nkajya nkora like ku gafoto ke n'umugore we nabona hano yapostinze umugore we nkakora like we sinamulayikinze narayikingaga aho we n'umugore we bari kugira ngo yumve umugabo mbona ntago yumva arambwira ati ndagukunda naragukunze nyuma niho namubwije ko ndamubwira se abagabo bundi muri iki gihe muri iyi minsi mufite ikihe kibazo abagore se mwe mufite ikihe kibazo kubera iki waraye urongoye wamara kurongora ukazana umugore mu rugo urabyutsuje gutereta undi mukobwa umugiye kumukunda ngo umumaze iki uwo wakunze ni wowe washyize mu rugo urumva mana abagabo barukuna muduhenda n'ubwenge ariko namwe abakobwa hari abakobwa bishinza ku bagabo abo bakobwa bishinza ku bagabo barahari abo ngabo nabo ntago baba bagenzwa n'ikiza abo baba bagenzwa no gusenya ikindi kandi abo baba bashaka amafaranga iyo umugabo abaye ikigoryi urumva hakaza umukobwa abakobwa hano muri Kigali bameze gutya urumva ni gutya bameze gutya hakaza umukobwa wishakira amafaranga nashaka yumve ngo urubatse nashaka yumve ngo ufite abana bangahe ntago ashaka kugira impuhwe y'uwo mugore mugenzi we ngo yumve uburibwe uwo mugore mugenzi we ari bugire namenya ko umugabo we yagiye gusambana hanze uwo mukobwa aragenda agasambana n'uwo mugabo ariko nagaruka bagukunze abakunze ahubwo icyo ufite mu ikofe akagerageza kugukuramo ayo mafaranga yatunze umuryango amafaranga wayakoresha mu biki kugira ngo utegure ejo hazaza na famiye yawe urumva ugasanga uri kuyasesagura mu bakobwa bari hano hanze ntago ari sawa man ntago ari byiza hari abagabo byibura wowe bajya bakugirira irari benshi hari umugabo wari wakubwira ati Tracy ndumva ngo ufite irari barahari ariko njye mpita nkubwiza ukuri ko ndabyanga cyane bakugirira irari nshobora no kwita nkubahuka nkakubwira nabi wa man uri umugabo nzi ko ufite umugore urukundo ruraryana sheri urumva bitewe n'uburyo umuntu agukunda iyo wumvise ngo umuntu ukunda yagiye hanze kandi uhari yagusize jya ubanza nawe wihereho umenye ati ibintu ngiye gukora ngewe mbikorewe birambabaza bingana gute nahita nkubwiza ukuri nkakubwira ati niwongera gato kadogo ndabibwira umugore wawe igitutsi umutuka kikamubaza se niki nje ntago nagutuka ahubwo ndakubwira ati tubanze tuvugisha umugore wawe tumubwire ko dukundana nese ubwo umugore we abyemeye
wagenda mukaryama. ibyo mbivuga mu buryo bwo kugira ngo umugabo ahite atuza ace bugufi, kuko burya nta mugabo uba ujya mu bakobwa ari uko yanze umugore we, ni ryarari. Urumva umugabo ukunda umugore we ahita atuza kuvuga ko okay thank you, nikiniraga agahita yijijisha ya okay. Nuko bameze nyine. Tracy ntabwo uraca inyuma umugabo. Sinshobora nakubwiye pfa kuba nzibanga ku nkunda. Ndakurwanira paka mpfuye, ariko umbwiye ngo ntabwo nkunda, ntabwo nshaka kurwanirira. Umbwiye ko utankunda nkabibona ko utankunda utari kumbeshya, nshobora kubabara igihe gito nkakora ikintu gituma cyose bimvamo kugira ngo ndebe ko basi narekeraho kugukunda, kuko nawe wambwiye ko utankunda. Gukunda umutagukunda ntabwo ari byiza, kuko ari ukwibabaza. Tracy, ni nk'igiki ushobora gukorera nk'umuntu mukundana kugira ngo abone yuko nyine wowe mukunda? Ikintu ushobora gukorera umuntu mukundana, ikintu ushobora gukorera umuntu nkunda kugira ngo abone ko mukunda. Icyambere umuntu nkunda mba ndi proud yiwe. Urumva nta mushaka kumbaza se ura mu nakundana ngo mbihakane. Urumva ahubwo byambera byiza abantu bose bamenye ko mufite, ko mukunda, ko dukundana, kugira ngo atazajya n'umuntu nyibeshya akaza kuntereta kandi mfite uwo nkunda, akaza akatuma nshwara n'uwo nkunda. Urumva kumwitaho cyane mu buryo nshoboye bitamubangamiye. Urumva kugerageza gukora ibijyanye n'ibyishimo bye. Urumva kugira ngo mushimishe yishime. Urumva Emi, ariko se ubundi reka mbanze mbwire abagore, ese ubundi ko wumva ngo umugabo yagiye hanze gusambana hanze, yabonye abakobwa beza bambaye utumini bisize fresheri, kubera iki wowe iwawe udashobora kwicara muri saro ngo wambare agakanzu kagufiya cyangwa agakora ushyiraho agasengeri ubunuze, umugabo aze gusanga wisize ka make up wamininnye ukeye umeze neza, ngo nawe ubimukorera abone ko afite umugore mwiza nawe b'abakobwa yirwa arangarira? Ni ukuvuga ngo baminine. Bigire sexy umugabo aze kugira mu rugo asanga umugore we bya bitenge yabivanyemo, rwa ruguti yarukuyemo, yambaye agakora yicaye muri saro n'abana bari kureba film, aze asanga umugore we ahita amukurura avuga ati njye mfite umugore. Ni ukuvuga ngo uzenguruka muri saro ukajya ugenda kwita ikibuno umwiyereka. Yego, kuki utabikora? Rero n'abakobwa kuntu baba bagenda hanze mu muhanda bagenda badefira bazunguza amabuno biriye. Urumva Emi, kubera iki umugore atajya mu nzu ye, urumva muri saro ye, ngo ategure umugabo amwitegure, yambara akajipo kagufi, urumva yambare biri sexy, umugabo waciza mu gipangu asohoke kwa kundi abakobwa baba bagenda yinyonga ajya kumufungurira, maze urebe ku rugo rurakomera. Man, ingo ziri gusenyuka muri iyi minsi. Kuramo icyo gitenge, kuramo ibyo bigutiya, turi muri vision. Urumva kuramo ibyo bintu byose uba wambaye, uwambara kamini, ubisiga karabero, agapudera, agafondote, urumva fresheri, maze umugabo wawe azasanga uri kuyaga, urebe ko azajya hanze. Nimukicupize, nta mpamvu. Umugore uko ari kose yaba afite imyaka ingahe azaharanire guhora ari muto, kuko abagabo ntago mujya musaza. Tracy, urabikora? None se reka nkubwire, ngenda cyari muto, imyaka yanjye ndacyari muto cyane, ariko nimba mfite mu myaka ya 40, 50, sinzigera nambara ibitenge, sinzigera nambara ingutiya. Urumva nshobora kubyambara nk'umuntu w'umumama, ariko mu rugo iwanjye nkamenya ko umugabo wanjye ari busange ndi sexy, nicaye hariya mitamukurura avuga ati ni ngiye ufite umugore, babandi yabonye hanze agahita bibagirwa. Yego, none uravuze ati abakobwa ikintu gituma cyangwa abadamu ingo zabo zisenyuka ni uko usanga mu rugo nyine n'ibitenge, usanga yuzuye amakara, imyotsi, urasanga nyine arajandamye ntagakeye. Menya amasaha umugabo wawe atahira, nimba saa 2, saa 1 n'igice uri umaze kwitegura fresheri, umeze neza, wambaye neza. Urumva umugabo wawe ugenda umufungurije, umuhobera avuga ati wow, nta hantu ashobora kugucikira. Haje gushya ntibishoboka, twarahagurukiye ku mugabo
ku mugabo gute? nyine umugabo we n'igiki ashobora gukora, ndaza kwegera abasaza. Umugabo ikintu ashobora gukora se, ukuntu twebwe igitsina gore turemye dukunda umugabo utwitaho, sibyo? Umugabo ugukunda ukwitaho, kuko umugabo ugukunda uzi no gukunda icyo ari cyo atetesha uwo bakundana, urumva? Ugasanga yafashe umugore we nk'akabebe, urumva, nk'akana. Icyo kintu kitwica mu mutwe, urumva? Ugasanga umugabo wawe nimubwiye sheri ndumva nkumbuye iki, mu bushobozi bwe arakigukoreye, urumva? Sheri ndumva nshaka gutya dutembere, urumva? Ukabona nyine umugabo wawe ntakugora, agerageza kugukorera utuntu wifuje mu bushobozi bwe. Icyo kintu cya mbere nicyo gituma umugore adashobora kukwanga, adashobora kuguca inyuma, adashobora kukwibagirwa mu buzima bwe. None se ubwo gukurura umugabo buri munsi ntihajya havamo nyine bya bintu bya buri munsi ubwo mugongo wazawubona? None se sanga aba ari umugabo wawe bitwaye iki se? Erega abantu bubatse nyine baba bubatse, baba ari abantu bakuru, urumva? Muzirinde hatakwigira abakecuru, no, muzabyirinde, mugendane na viziyo, mugendane n'ibigezweho. Cya kintu uzi gikurura umugabo wawe uzaba ari cyo ukora. Nimba umugabo wakururwa no kubona umukobwa yambaye akamini, urumva yisize fresheri, ari kugenda azunguza ikibuno, nushaka uzabe nta kibuno ufite, uzakubitemo ka kamini wisige fresheri, umugabo wawe ujye kumuzanira amazi uzunguza, ujye kumuzanira ibiryo uzunguza, kuko uzi ko ari byo akunda, kuko uzi ko ari byo bimukurura. Ibyo bintu ni sawa cyane. Niba akunda amabere, niba akunda amabere yambara isutiye, hari isutiye bagura zituma umuntu babona ko umuntu afite amabere, ziba zibyimbye. Uzajya uyigura nayo ukufite mu ugenda nyine. Data mujye mubikora. Twarahagurukiwe. Yes, ndakumenyesha ngo ujya kwira ari comedy cyangwa ujye kuri Menya Nibi TV kandi subscribe. Ni filime nziza y'Abanyarwanda baba hanze y'u Rwanda, bafite translation y'Igifaransa, ariko ni filime ikinnye mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ushobora kwigira y'Igifaransa. Ubundi nurangiza bakandi subscribe kuri Menya Nibi TV, ubundi gahunda zawe zibashe kugenda neza, uzane ibikorwa byawe byamamaze umunsi ku munsi. Abo nyine bamaya yabo ndayarya, niyo mpamvu nyine tumba mbivuze. Yes, Tresati minina, wambare kora, wambare nuza, udusutiye. Ese ubikoze umugabo ntibimushimishe? Ntago bibaho, kandi aricyo kintu akunda. Erega umugore nyamugore aba agomba guharanira gukora icyo umugabo wakunda, guharanira gukora ibyifuza umugabo we, icyo umugabo we yifuza, nga agikore nyine kugira ngo umugabo we yishime. Ibyo bintu bakurugo rugakomera, urumva? Kuko uba umufashe ntago ashobora kugira ibintu yifuza hanze, kandi azi ko mu rugo bya bintu yifuza babimukorera, umugore yabimukorera. Ibyo ngibyo yabyita kurwanirira urukundo rwawe. Mujye mumenya kurwanirira abo mukunda, urumva? Kandi kumurwanirira ni iki? Ni ukumenya gukora ibyo akunda, urumva? Kugira ngo atazabisanga hanze, urumva? Nawe ubirwanire, urwanirire urukundo rwawe, urwanirire kumukorera ibyo akunda, ibyishimo bye, ibyo yifuza byose. Urwo rugo ruzakomera. Mvuga iki ndeka iki? Emi niko bimeze, kuko turi no muri viziyo. Tracy, ukurikirana social media cyane, umubloga wikundira cyane kuri YouTube ninde? Umubloga ni umuntu ki? Ni umunyamakuru. Umunyamakuru? Buriya nkunda Yago. Yago fori, ndagukunda, mipi Paris. Yago ni umwana mwiza, njye ndamukunda cyane. Wamu? Ikiganiro? Kitari kiti nabuze. Ndanye ndakubajije. Cyane rwose. Wamuha interview rwose twayikorana na Yago, it's okay. Nayimuha. Yago umukundira iki? Ikintu umukundira? ubumuntu. Yago ni umuhungu mwiza w'imfura.
ashyira mu gaciro aritonda urumva n'umuntu uzi gufasha n'umuntu wumva nyine Yago agusabye urukundo Yago uvuze ko umukunda warumuha byaterwa n'iki yagusabye urukundo akavuga ati Tracy ngewe Yago Shatta Boy Conqueror Brave me people ngusabye urukundo ndifuza ko dukundana abinsabye urumva nanjye ndi kumwiyumvamo hari akantu kandi mo love ya Yago na ndiyumvamo nambwaye ko dukundane nta kibazo ubona ukundana na Yago ni nk'igiki wajya umukorera kugira ngo urabona Yago ni umustar hari abantu babona yagakunda kuvuga yawe TV hari abantu bakubona yagakunda kumvuga ngiye na Yago turi inshuti byatari ni inshuti yanjye kandi ndamukunda niyo mpamvu namwe mwifuriza umukobwa mwiza nk'uyu nka Tracy niyo mpamvu rero ari kuvuga ngo Yago ndamukunda ni kuri kuvuga ati Yago ndamukunda Yago muri nko mu rukundo ni igiki wamukorera uzi ikintu cya mbere nakora kuko uretse banza wumva ikibazo cyane uretse banza wumva ikibazo cyane Yago ni umustar Yago akundwa n'abakobwa benshi kandi beza bashobora kuba banakurusha n'ubwiza nubwo uvuga kuri mwiza uri na mwiza ni igiki ushobora gukorera Yago cyamuhuzwa abandi bakobwa bose icyambere nabanza kumenya aho ibyishimo bye biri cyo vuga uwo ari we urumva kumenya aho ahantu hari ibyishimo bye niyo kintu cyambere ibyishimo bya Yago nyine niho kintu cyambere nshobora kumva ko nkeneye kumenya urumva icyo nkimenye nkamenya ahantu ibyo Yago akunda icyo akunda ku muntu bakundana urumva nkabishakisha ku bashuti be nkabaza se Yago akunda iki akunda umukobwa witwara gute Yago akunda umukobwa usa gute wambara ute umeze uti ibyo ngibyo nkabimenya urumva nkabikurikiza sasa ikindi naharanira ubwiza bwanjye kuri Yago kubera ko Yago ni umuntu uhura n'abakobwa benshi cyane urumva kugira ngo Yago atazajya bareba nyine bakamwica mu mutwe akabakunda cyane nk'umukobwa nk'umuhungu n'abankunda twadukundana naharanira ubwiza bwanjye kujya nambara neza nimba ari siporo kugira ngo umere neza nyine nkazikora nkahora nteye neza nsa neza meze neza ku buryo nta mukobwa azigera agira irari Yago warahagurukewe nuko nyine nabi nuko kwa Yago nuko nyine dukundana amaze ubundi Yago nyine akomeza akaba wanjye haje gushya Yago nzaho mbuze icyo mvuga reka mvuge ngo Tracy tugana ku musozo wowe nka Tracy wowe ubwawe ku giti cyawe kwigize ukina iby'abana wakundaga gukina nakundaga gukina ndi mama Alice nakubwiye Alice twajyaga dukina iby'abana gishiri wanjye ari umukobwa siko mama muri abana nyine ntagiye wigize ukingaho se ntagiye mwigize mukina n'agahungu ngo akani papa natwo twarakinaga ahubwo natwo twajyaga dukina n'iby'abana kera tukiri abana tugateka mu dukoroboyi hari igihe nakinye iby'abana na musaza wanjye na murumuna wanjye dukina iby'abana musaza wanjye umugabo wanjye urumva hari umukobwa twari duturanye kwa tanti Kacyiru adukoreshereza ubukwe nambara ikanzu turateka ibiryo nyabyo umufotographe araza barafotora nabaye umugabo nabaye umugore umusaza wanjye yabaye umugabo wanjye noneho kumwe umugeni iyo bari kurya barya nyine gahoro birya nyine ngo nabageni umusaza wanjye bazanye ibiryo aho ngaho nyesha kandi twari tunashonje urumva twire mu bintu by'ubukwe nanjye nshonje nenda gupfa kubera inzara umusaza babazanye ibiryo ntangira kujya nk'abageni maze arancura koko arabirya byose arabimara sigara nicuza inzara inyishe nahira agaspadipe twafata agaspadipe tukayitoba tukabayo twita ngo ni fanta nuko nyine mujya no kuryama kuryama nk'abageni
oya ntabwo twaryamye nsaba ako imirinda yashawe aranutse. Reka buri muntu wese agira ikintu akora mu bwana bwe akakibuka, yakibuka agaseka cyangwa yakibuka akababara. Tracy, ni igiki ujya wibuka mu bwana bwawe ukavuga ngo iki kintu iyo nyibutse kiransetsa nkumva nari inshinze? Ni iki ikintu nibuka nakoze nkaseka? ntacyo nzi pe. ikintu nakoze nkaseka ntabwo nkibuka. Tracy, watangiye gusomana ufite imyaka ingahe? kubera ko nkunda gusomana ndabikunda cyane. Biraryoha gusomana, biraryoshye cyane, biraryoha. Natangiye gusomana niga mu wa mbere secondaire. Usomana tu? N'umuntu nkunda, ariko njye ntabwo nasomana n'umuntu akunda. Niyo natangiye gusomana, nabwo nabyize. Umuhungu twakundanaga yaransomye. Njye nari nzi ko gusomana ariko akunda ujya tumwe tw'ababebe bansomaga nkiri akana, kumwe umumama guterura umuntu muri famiye gushiri none agiye kunsoma ngira viraho aransoma cyangwa mbona aramfashe nyine ko naramukundaga. Numva hajemo ibindi bintu bidasanzwe, urumva mpita numva siko biryoha burya we, siko gusomana biryoshye. Urumva mpita mbikunda, ubwo nyine mpita mbikunda cyane. Agusoma bwa mbere wumvishe bimeze gute? Wumvishe mu mubiri umeze ute? Ubwa mbere narikanze, gusa numvise ari ibintu biryoshye cyane, numvise ari ibintu biryoshye. Wumva ari sawa, wumva ari sawa cyane. Umusore wa kabiri wagusomye? Umusore wa kabiri wansomye wewe wagiye ubimwigisha? Noneho na filime, kumwe umuntu aba areba filime burya man, filime hari ibintu byinshi biba birimo n'abana bareba bitari ngombwa, urumva nuko nyine filime nabirora ko bya bintu bakora ubundi meze bite. Ariko tubikoze bwa mbere ntago ngiye nahise mera nk'umururu, nafatiyeho nyine bitewe n'uburyo nabibonaga muri filime, gusa nahise numva biryoshye, gusa numvaga mfite amasiko yo kuzabikora. Wumva gufite amasiko yo gusoma? Urumva nkabona muri filime nkabona bitesemi ariko umuhungu tuzakundana nzabikora numva, kuko burya umuntu ukunda niyo yagucira mu kanwa wamira. Bumva turyoshye, bumva aguciriyemo nk'ubuki, niyo yagira ngo urumva agata akubwira ngasama agashiramo, uba wumva atayemo nk'akabombo agashokora, bumva turyoshye kuko umukunda. Uri guseka iki Emi? Ngende kuvugisha ukuri man. Kuba umuhungu mukundana niyo yagucira mu kanwa wumva ari nk'ubuki aguhaye. Umuntu ukunda? Umuntu ukunda niyo yavuga ngo cya gikorwa kimwe cya danje akagiguta mu kanwa, uba wumva kaguhaye nk'akabombo kubera ko umukunda. Erega man, urukundo ni ikintu utamenya, ni ikindi ya nuko bimwe kere kupfa kubutamukupfa kumukunda. Ako Tracy, reka nkubaze, uravuze ngo umuntu ukunda byose nyine yabikora ukabyumva? Sorry? Uravuze ngo umuntu ukunda byose iyo abikoze ubumva nta kibazo, kugusoma noneho sibyo? Ngo yagucire niyo yagucira mu kanwa wumva ari fresh, wumva ari nk'akabomba guhaye. Ese ko umukunda umukunda nyine eregusha umuntu ukunda abameze nk'akabebe imbere yawe. Ubona utubebe kuntu hari igihe uburi kugakinisha ugasanga kagutaye inkonda mu kanwa nta kibazo. Noneho hari ukuntu umumama uba ufite akana iyo karwaye grippe afata utuzuru twako agakurura twatumyira kugira ngo gahumeke. Nta kintu bumva nta kibazo. N'umugabo wawe rero, umusheri wawe, umuntu ukunda, njyewe uko urwaye grippe ubyemeye naza nkafata utuzuru twaye nkadukurura kugira ngo uhumeke. None se nikuta amacandwe y'umuntu ukunda byaba yakubishyira kandi umukunda uba wumva
ari nk'ubuki. Reka nguhe urugero, ndumiwe. Ubona iyo umugore atwite usubizi ko icyuya kidahumura neza. Icyuya ntabwo ukizi ko ari icyuya, ntabwo kihumura neza nyine. Icyuya ni icyuya. Hari umugore urumva atwitira icyuya cy'umugabo we, nuko aba amukunze, akumva niba umugabo atamuri iruhande basi watwita ukagira irari rya boxe y'umugabo. Uretse gato nkubwire Emi, urumva man, urukundo nakubwiye ko urukundo ari ikintu kinini. Ukaba wafata yasengereye ntunayimesa, ukajya uwanga kuyimesa kugira ngo wumve odeur. Wumva duhumura neza, cyangwa ugafata akabox ke ukakamwiba. Ushaka kumugashira please box yambaye nk'iminsi 3 kugira ikomeze yandure, ukakamwiba ntugafure, ukajya ugahorana mu mazuru harimo na twato byose. Yesu ahubwo ugize amahirwe yadushyiramo, yatwanza akajya nanyaramo kugira ngo utwanda dukomeze twiyongere, ujye ubona icyo wumva. Ibyo bintu bibaho. Urukundo nakubwiye ko urukundo ari ikintu kinini. Tuzakora part 2 ndabizi. Hari abantu bari buze kunsaba kuko ibintu uri kuvuga ushobora kuba ukunda bya gisazi. Ngiye nkunda nk'umusazi, ndakunda cyane. Ndakunda Emi, kandi ndi kubikubwira. Tracy, umuntu uza kunsaba, kubera ko urukundo rega ruraryoha. Umuntu uza kunsaba nimero yawe nyimuhe. Muyimuhe kubera iki se? Tracy, tugana ku musozo, wanyibwirira imbuga ukoresha ubundi tugasoza. Nkoresha imbuga ebyiri, WhatsApp, nkoresha Instagram. Yego. Amazina yababwiye ni Umutoni Jojo Tracy, niyo nkoresha kuri Instagram. Gitoko. Oya, Kitoko ntabwo riri Umutoni Jojo Tracy byonyine. Tracy, Imana igumugisha kuba wemeye kuganira natwe, kandi courage mu byo urimo. Uri gukina muri filimi, umeze neza. Ndi umukinnyi wa filimi. Uri umukinnyi wa filimi mu Rwanda. Kandi twifurije iterambere ryiza kandi gukomeza umurava. Imana igumugisha kandi n'abazagukomokaho. Abagabo bifuza urukundo nyarukundo, Tracy arahari. Ariko urukundo nabo barabyumva. Shimira abanyarwanda rero mukurikira banyarukira kuri Instagram yanjye, nitwa Emi Nyawe 2020. Ubundi gahunda zigende neza. Ubutumwa Tracy yamaye ndabugeza kwa Yago neza. Uko yawumpaye ndabutwara mbushyire Yago. Yago abwumve yumve ko ari umukobwa umukunda. Tracy, urakoze. Namwe murakoze cyane. Imana igumugisha. Yes, rero mwakoze kubana nanjye, ndabakunda murabizi. Ni Emi ibihe byose. Ele hejuru. Hejuru cyane. Bye. Bye.